Ikaze mu makuru agezweho kandi yiganjemo amakuru y'ubutasi bukomeye cyane. Mu kanya gato gashize nibwo tumaze kugwa ku makuru ava Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese mwabyumvise ko twateye amatako mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigendanye n'intambara ikomeje gutogota yinjiramo izindi mbaraga zidasanzwe. Amakuru atugezeho asobanura neza ko hari indege zamaze gutumizwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi zigera kuri 49 zigambiriye kwinjira mu ntambara yo mu kirere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhangana n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko hari drone zirenga gato 4,000 nazo zamaze gutumizwa kandi ko ziri mu nzira mu mugambi wo guhangana n'intambara yo mu kirere mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ibihombo bahura nabyo, kubera ko bazi neza ko igisirikare cyabo kidafite imyitozo ihagije yo guhangana n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uwatanze amakuru yabiganirije uwo twavuga ko ari umunyamakuru w'ikinyamakuru La Potentielle, ariko mu buryo bwo kwirinda ko amajwi yabo ajya ku karubanda nk'uko isoko y'amakuru dukesha inkuru ibivuga. Reka tubisubiremo nk'uko babiganiraga. Ati, muvandimwe umeze gute? Ndashima na Kinshasa yacu irimo ibi n'ibi bidasobanutse. None se nari namenya amakuru kandi ndabizi ko yafiteho byinshi byisumbuye ku byo natekereza kundi wari wese. Niwe mfite nk'iturufu ishobora kumpa aya makuru. Numvise ko ngo muri Leta Majoro bagiye kwakira umusada wo mu kirere cyane. Ibyo bintu urabizi? Waretse tukaza guhurira handi kuri kafese nkaza kuguha ayo makuru. Nta kibazo twahurirayo, ariko hari iby'ibanze wabona nama nkamenya ibyo nza gusohora, dore ko hari na byinshi twaganira n'ubundi ntaraza gushyira hanze. Niba unyemereye, ndabizi urafite amakuru kandi mfasha rwose. Impa icyo nshobora gushyira hanze nibura kuri front page bakaza kuba babona ko twamenye byinshi, kandi wamenye ko na Deje arimo aratekereza kuba yakaka andi mafaranga ava muri kontara mu ishyaka riri ku butegetsi kubera ko bashaka gukomeza kuvugwa neza. Dushaka ikindi kigomba kubereka ko hari byinshi byabo tuzi. Ntabwo ari ngombwa ko bishyiraho akadomo byo byose tuzi, ariko hari inkuru nk'iyo ngiyo nkubaza ndabizi neza urayifite, ushaka wamfasha kugira ngo noneho n'aya gahunda twapangaga ko waganira n'umuyobozi wacu noneho nawe akagira ikinagera mu kantu k'agashimwe kugira ngo nawe bikugereho, kubera ko uzaba wakoze umuti ushobora kumuhesha kontara y'akayabo muri ubu buryo bwo kugira ngo dutange amakuru ubutegetsi bushaka. Ndashaka kugira ngo rero ume ayo makuru, ndabizi urayafite. Mba nicyo gutangaza nabo bikange twamaze kubinjirana ku buryo tugomba kubona agafaranga gashyushye. Urakoze cyane. Nakubwiye kare ko hari ikintu cyamaze kumenyekana. Basabye umusada ahantu hose wanze. Birasa nkaho nta gihugu gishaka kohereza abasirikare, ariko kubera ko wabonye ikigenanye n'abacancuro ko cyananiranye, ariko benshi muri bariya bahise batanga recommandation ku bandi bamaze kuhagera. Ndavuga ko nk'145 bari hafi aho ngaho bamaze kuhagera, kandi bose bashobora gukoresha drone cyangwa se izindi ndege z'intambara bakaza gufatikanya n'abenegihugu mu ntambara igiye gutangira mu buryo bwose bushoboka, nk'ikintu kiri gufatwa icyemezo cyo kugira ngo harebwe uburyo bwo gutsinda umwanzi cyangwa se ukwemera kumanika amaboko ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ayo niyo makuru mfite. Ariko mbwira, hari umubare w'intwaro zaba ziri mu nzira cyangwa se hari n'izahageze? Mbwira, hari ibyo numvise kuri drone ndetse n'indege. Yego, drone zirarenga 4,000 kandi n'indege ntaraza kukubwira aka kanya ubwoko bwazo harimo izirenga 49 hafi 50.
ni umusada uremereye cyane, kandi East ishobora kumva imbaraga za Kisekedi mu gihe byakunda, niba koko babandi badafite ubwirinzi bushobora guhita bazisandariza mu kirere zitaragira icyo biri gukora. None se muvandimwe, ndashaka umbwire, hari amakuru yandi nahise numva yasobanuye neza ko Afurika y'Epfo yaba iri muri iyi diru yo kugira ngo force bamaze kohereza, yaba iziri Bujumbura, yaba iziri Bumbashi, yaba n'ahandi muri Uvira, namaze kumenya amakuru ko zamaze kugezayo, kandi abo n'abarwanira ku butaka. Ese Kinshasa izakomeza mu buryo busanzwe cyangwa se izahindura uburyo urugamba rwagendaga? Ndashaka kuvuga imiyoborere y'urugamba. Ubundi basaga n'abahuriza hamwe, ariko bakongera gutatana bigendanye na operasiyo bagamije gukora. Ubu noneho twavuga ko se South Africa ariyo igiye kugenzura imiyoborere y'urugamba, kandi amakuru agaragaza ko abenshi ari abarwanira ku butaka. Ese South Africa nayo izazana indege zayo z'intambara ishobore kugendera muri uwo muryo? Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, nawe urabizi nawe urabizi, gusa wenda kuri aka ka Google meeting turi gashobora kuduha umutekano. Nakubwira ko South Africa yavuze ko ifite nibura drone zirenga 50, ariko zo buri drone igomba kwishyurwa kuri buri saha imaze mu kirere yatangiye operasiyo, kandi ko ibizagenda kuri izo drone zose bigomba kwishyurwa. Ntabwo bashaka kugira ngo base nk'abantu bashobora kuzahombera muri intambara. Urabizi neza ko ibyabo ni impanguhe kandi ni imbere ya byose. Ubwo rero hari ibyo bataruzuza, ariko ibyo kuyobora urugamba rw'abarwanira ku butaka ibyo byo niko biri. Kandi ikindi, mu rwego rwo kugira ngo habeho uburyo bwo kurinda ko hazagira casualty zongera gufatwa cyangwa se kugaragara, hari amayeri asa n'ashobora guhinduka yo gukoresha indi mpuzankano nshya kuri buri muntu wese ugiye kujya muri operasiyo yo kurinda ndetse no kugarura ubutaka buri mu biganza by'abari kugenzura Goma na Bukavu. Ayo niyo makuru mfite. Mbwira kanyuma utanshika turaza kubonana n'ubundi kuri cafe. Hari amakuru numvise ko baba general ejo bundi wambwiraga bashobora kuba bamaze gufatanwa inyandiko zibanga, cyane cyane zinyuze kuri email zabo zitandukanye n'izakazi, bari kuganira na perezida wavuyeho. Ayo makuru ameze gute? Nakubwiye ko ntabwo ari bo nk'abo ubwabo baganiraga na Kabila, cyangwa se byari byagaragazaga ko ari Kabila baganiraga, ariko birashoboka ko ari abakora mu nzego z'iperereza, ahubwo babashyize muri uwo mutego wo kwinjirira uburyo bwabo bakoreshaga bwa telefone, bakabishyiramo mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibirego bishobora gutuma perezida bikiza. Nibwo buryo bwakoreshejwe nk'umugambi wo kugira ngo babone ibyaha babashyiraho, kuko n'ubundi nabo sosiyete yamaze kubona ko hari ukuntu batari guhuza na perezida. Urumva rero mu gihe ibyo birego nibimara kugera mu nkiko bikajya hanze, abaturage ntacyo bazabavugira cyiza, kubera ko perezida yamaze gukoresha abakora mu iperereza, bahita babinjirira muri ubwo buryo, babashyiramo ibyo bimenyetso, kandi biragoye ko babicika. None hari n'ubundi buryo bashyizemo, kandi biragoye ko hari ukuntu bacika ubwo buryo bamaze gutegwa. None se ibigendanye n'aba bagore 4 wari wambwiye ngo bashaka kuzakoresha, bafite inkomoko mu Rwanda, Uganda, Kenya, kugira ngo bajye kwinjirira abayobozi bakuru ba M23, bigeze ko nabo ari bene wabo, bakaba babinjirira
ariko bagakorera leta bimeze gute kugira ngo babarangize nyine? Wambwiye ko urayampaye makuru ariko sinzi ukuntu byagenze. Ni gutyo nabyumvise vuba bidatinze, kubera ko bari kubyina intsinzi. Birashoboka ko mu gihe baza guhuza umugambi umwe, Pacifique Masunzu ni uri kubibafashamo, hakaza gukoreshwa nyine abantu batumva bari kugenzura Goma na Bukavu, noneho bagahita babatega mu rwego rwo kuza nko kubashimira, bakabarangiza gutyo. Gusa harimo agafaranga kenshi cyane. General Masunzu nawe arimo arashaka uburyo yarebwa ijisho ryiza, kuko arabizi ko nta cyizere bakimufitiye cyane, nubwo hari ibyo yakoze, ariko hari ibyo agomba nawe gukora bishobora kumugarurira icyizere. Reka nze noneho ndaje mu kanya mva aha ngaha nanjye nzamuke njye ku kazi, breaking gato, noneho ndahita nza tubonane tuze kureba uburyo noneho tubirambura, ku buryo nibura nka saa 3 turaza kuyirekura, ku buryo bararara. Namaze kumva ko hari inama nkuru y'umutekano ya Etat Major, noneho bagahita batekereza ko hari ikindi dushobora kuba tuzi. Perezida akibwiriza, niyo gahunda mfitanye na Deje, noneho tukaza kugira, kandi ndabizi ko araza kukuvugisha, dushobora no kuza kumuvugisha ninza aho ngaho, tukaza kuba turi kumwe kuri cafe, noneho tugahita dupanga ibindi. Iki ni ikiganiro tumaze kubona n'abantu babiri, umwe n'umunyamakuru, undi n'umwizerwa imbere mu butegetsi bwa Tshisekedi, atanga amakuru ku munyamakuru. Birasa nkaho ubutegetsi bwa Tshisekedi bufite imipango myinshi, indege z'intambara, drone zigomba kwifashishwa mu ntambara ishobora gusubiza inyuma M23 intare za Sarambwe. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafati birashoboka ko Chad yavuze ko ifite ubushobozi bwo guhangana mu buryo bwa drone ndetse n'indege, akaba ari wo musada Tshisekedi ari gushaka kugira ngo uzifashishwe, ndetse kandi n'abacancuro bazava Bengazi n'uwo mugambi bafite. Afrika y'Epfo ifite ubushobozi bwo gutwara indege, ariko cyane bizeye kugukoresha imbunda z'umusada ziremereye cyane, kandi zatangiye kugera muri Uvira nk'uko amakuru ingenzi twabagejeho kare n'ubundi yakomezaga kubivuga. Biravugwa ko byanga bikunda Perezida Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bashaka uburyo bwose bushoboka ngo Uvira itajya mu biganza by'intare za Sarambwe. Gusa umwe mu bakurikiranira hafi amakuru yavuze ko intare za Sarambwe zitananiwe gufata Uvira, ahubwo ko hari imigambi nabo bakomeje gucura igamije kurinda abaturage ko bazagwa mu kaga gakomeye, kuko inkuru z'ubutasi zigera muri M23 zigana gaza neza imigambi mibi ihari. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru avuga ko mu mezi 3 ari imbere, cyangwa se iminsi itarenga 120, biri gutekerezwa neza ibintu bishobora kuba ko hagiye kuza urwego rushinzwe umutekano ruzoherezwa na SADC na EAC, rushinzwe kureba ibyo intare za Sarambwe zikora niba bitabangamiye ukubaho kwa rubanda. Ibisa nkaho yaba ari umwanzuro ushobora kuba ari mwiza, utaganisha n'ubundi kuhatira intare za Sarambwe gusohoka mu bice bagenzura. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru y'ingenzi yatugezeho aremereye cyane, asobanura ibintu bitatu bikomeye, avuga ko nibura abasirikare 600 ba FRDC ndetse n'abari muri coalition yabo baba bamaze kwitanga ku mutwe w'abarwanyi wa M23 intare za Sarambwe mu mujyi wa Goma, mu gihe hari kwibazwa abandi barenga 2,000 bafungiwe mu bigo bya MONUSCO, mbese bahungiyemo mu gihe bitangaga mu masaha yari yatanzwe na M23 intare za Sarambwe. Gusa hari n'andi makuru yumvikanye avuga ko wari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Zokora 2, Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume, nawe yaba ari mu bigo bya MONUSCO aho FRDC yihishe muri Goma.
mu gihe ibi byaba koko ari ukuri bishobora kuba bisobanuye ikintu kinini cyane. Gusa ku rundi ruhande reka mbasoreza amakuru ninjira muri Minembwe. Biravugwa ko ubu n'ubu tuvugana indege z'indwanyi ndetse na za drone zikomeje gusuka ibisasu mu bice bitandukanye, ndetse ntabwo bari gutinya n'ahari amashuri, amatorero, ndavuga amadini, ibitaro muri Minembwe. Bikagaragazwa nuko ubu abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, bikavugwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gushyira mu ngiro rwose jenoside yo kwica abanyamurenge bakabakura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru y'amasoko atandukanye akomeza kugaragaza ko drone zikomeje gusuka ibisasu bitandukanye mu bice bitandukanye muri Minembwe, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ni byinshi cyane bikomeye, ndabashimiye, bifuriza ikaze ku zindi paje z'ingenzi kandi zikomeye. Asanteni sana.